barangije umwuka wera aramanuka. Amanutse baraburudika, batangira kugurisha ibyabo bakabisangira, biba byiza cyane. Kandi umwuka wera yababwiye ngo iki? Muzaba abagabo bo kumpamya, mugende mujye kumpamya, mwe kuba ibiti by'inkokore, mugende namwe mwera imbuto, kuko mubaye imbuto. Haleluya! Kuko mubaye imbuto, namwe nimugende mwera izindi mbuto. Banejejwe n'ubuzima bwo kwipfundikanyiriza, aho kugira ngo umwuka wera azabaremere ubuzima Imana ishaka. Ariko nukuri umwuka wera yaje akuyobora mu kuri kose. Haleluya! Kandi bwa buzima ubayemo umwuka wera bugushyizemo nibwo buzima bw'ukuri bunejeje Imana. Iyo umwuka wera ari muri wowe ubaho mu buzima bwo kunezeza Imana. Haleluya! Kuko ataba ari wowe uriho ku bwawe, ahubwo uriho ku bw'Imana. Ibintu byatumye umunyacyubahiro Zakayo yurira igiti kubera ubugufi bwe. Yesu atugirire neza. Kuko babyiganaga, Yesu atugirire neza, ababyiganaga bose baramwemeraga. Ariko se tuvugisha ukuri, umuntu yabagabura akagabura amafi, beti yabituririmbiye. Amafi se si ikintu gikomeye? Ninde se waryigondera muri Kigali muri iyi minsi akarirya buri munsi? Ni bake. Yesu atugirire neza. Ariko Yesu yatangaga amafi agatubura. Ariko ntabwo yari umutubuzi, ariko yajyaga abitubura bikabakwira, akabihesha umugisha, imigati bagasagura. Yesu atugirire neza. Mu yandi magambo, uwo byabaye nabi Yesu yaramumenyaga. Uko yakurikiye Yesu yatahaga yijuse. Imana ishimwe. Uwo muntu se hari utamwemera? Hari utamwemera? Uwabuze mitiweli akaza agahita amuvura, nta rushinge bamuteye, nta kinini anyweye, dore ko hari n'ababizira nkanjye. Imana itugirire neza. Mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo wa 22 tugeze ku wa 24. Ibindi turabivuga nyuma twamaze kuhasoma. Ariko rero imbuto z'umwuka wera ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Abakristo Yesu babambanye kamere niruba n'irari byayo. Imana ishimwe. Reka mpite nsoma no mu Bakolosayi igice cya 1 umurongo wa 10. Ahambere dusomye imbuto z'umwuka, tugiye no gusoma n'izindi mbuto zitwa iz'imirimo myiza. Haranditse ngo mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu. Abakolosayi igice cya 1 umurongo wa 10. Ni uhinduye gatoya, ni page ya 202. Mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu, mumunezeze muri byose, mwere imbuto z'imirimo myiza yose, kandi mwunguke kumenya Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Narindi ho mvuga ngo tugeze ku munsi wa 6, turi mu cyumba cyo hejuru, natwe dutegereje Pentekote yacu, Pentekote nziza. Haleluya. Itorero ADPR ryaduteguriye ibihe byiza by'iminsi 10 n'inyigisho tuzagenda twiga muri iyo minsi 10. Ndumva batangiranye no ku munsi wa 5 twatangiye turi kwiga umwuka wera ninde, kuki dukeneye umwuka wera. Ndashaka ko dusubira inyuma gatoya, kuko ntago twakwera imbuto z'umwuka wera tutazi ngo umwuka wera ninde. Kandi byashoboka ko hari abaje hano ari ubwa mbere. Twige rero, mukunda kwiga, turi abantu bakunda ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha, mwese murarikunda. Twize ngo umwuka wera ninde, kuki dukeneye umwuka wera. Umumaro w'umwuka wera mu buzima bwa Kristo ni uwuhe? Nibyo twize ku munsi wa 2. Mu buzima bw'itorero umwuka wera tumariye iki? Tugeze ku munsi wa 3 twiga umubatizo w'umwuka wera.
ku munsi wa kane twiga ububyutse buzanwa no kuzuzwa umwuka wera. Ejo abantu twari turi kumwe nimugoroba twize ku mpano z'umwuka wera nuko zikoreshwa. Yesu atugirire neza. Tuzakomeza twiga iminsi 10 yose, ariko uyu munsi tugiye kwiga ku mbuto z'umwuka wera. Ubukristo burangwa n'imbuto z'umwuka wera. Ariko dusubire inyuma twibaze ngo umwuka wera ninde? Ese ni bande bahabwa umwuka wera kugira ngo bere imbuto z'umwuka wera zazindi tumaze gusoma? Imana itugirire neza. Dusomye ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 10. Tubariho duhera nanone turebe abantu bakwiriye guhabwa umwuka wera. Imana idufashe. Haranditse ngo yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenya. Yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Icyakora 12, icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ntabwo ari ukwitwa, bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Imana ishimwe. Iyo dusomye kuri 16 hararyoshye, haravuga ngo kandi bimwuzuye akaba ari byo mwahaweho twahaweho twese, ni ubuntu bukurikira ubundi. Imana ishimwe. Haleluya, amen. Umwuka wera ninde? Umwuka wera si imbaraga. Umwuka wera si umuriro. Umwuka wera si ikintu. Umwuka wera ni Imana. Haleluya, haleluya. Ni Imana muri twebwe. Ntabwo ari Imana hagati gutya mu iteraniro, oya, ni Imana muri jewe, muri Florence. Amen. Ni Imana muri wowe Claire. Ni Imana muri wowe Karasira. Ni Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Umwuka wera ahabwa abantu bizeye. Twasomye ngo icyakora bamwemeye ariko barangiza bakizera. Hari ibintu bibiri nshaka ko dutandukanye: kwemera Imana cyangwa kwemera Yesu no kumwizera. Mubonye abantu bari bapfukamye hano turi kusenga Imana, bari abantu bemera Yesu ko akiza. Yesu atugirire neza. Uzi igihe cya Yesu iyo yagendaga aba umuvundo wamugeragaho, abantu babyigana ibintu byatumye mu nyacyubahiro Zakayo yurira igiti kubera ubugufi bwe. Yesu atugirire neza. Kuko babyiganaga, Yesu atugirire neza. Ababyiganaga bose baramwemeraga. Ariko se tuvugisha ukuri, umuntu yabagabura akagabura amafi, beti yabituririmbiye. Amafi se si ikintu gikomeye? Ninde se waryigondera muri Kigali muri iyi minsi akarirya buri munsi? Ni baki? Yesu atugirire neza. Ariko Yesu yatangaga amafi agatubura. Ariko ntabwo yari umutubuzi, ariko yajyaga abitubura bikabakwira, akabihesha umugisha, imigati bagasagura. Yesu atugirire neza. Mu yandi magambo, uwo byabaye nabi Yesu yaramumenyaga. Uko yakurikiye Yesu yatahaga yijuse. Imana ishimwe. Uwo muntu se hari utamwemera? Hari utamwemera? Uwabuze mitiweli akaza agahita amuvura, nta rushinge bamuteye, nta kinini anyweye, dore ko hari n'ababizira nkanjye. Imana itugirire neza. Ijambo rye gusa rikaba rihagurukije umurwayi. Na za ndwara baba baraguciriyeho iteka ngo izi ntizikira, za diabete ngo turaborohereza, za kanseri ni ukuborohereza. Imana itugirire neza. Ariko we yarategekaga. Haleluya.
byose bikamwumvira, barangiza bakamwemera. Yesu atugirire neza. Abamwemeraga barutaga mwebwe. Yesu atugirire neza. Ariko abamwizeye bari bake. Yesu aturengere. Abamwemeye barangiza bagashyiraho ikindi kintu cyangwa iyindi ntambwe yo kumwizera. Kwizera Yesu ni umurimo ukorekera mu mutima, ariko twebwe imirimo tureba ni iy'abemera. Yesu atugirire neza. Ntihari abantu bapfukamye hano mu kanya bemeye Yesu, bamwemeye. Yesu atugirire neza cyane. Buri igikurikiraho nihagira uwumva rwose ashaka kubigumamo, bazamwigisha inyigisho z'umubatizo. Nibamara kumwigisha inyigisho z'umubatizo, tumwakire nk'umukristo, urugingo rw'itorero ADPR, itorero rya Pentecote ADPR. Niturangiza, niba hari ufite impano yo kuririmba, za korali za hano zizaba zatangiye kumurambagiza. Akiva mu mazi atanga umuhamagaro. Nabikora bikunze, tukabona ukuntu yitanga, amasengesho, umurimo w'Imana byose abyitayeho. Nibasengera n'abadiyakoni bazamutangaho kandidatire, ati uyu nguyu yarakwiye kabisa, uyu Imana yaramukujije. Kubera turebera inyuma. Yesu atugirire neza cyane. Za ntera zose zo mu rusengero no kugira kuri revera ashobora kuzagerayo. Yesu atugirire neza. Ariko ibyo twashingiyeho ni uko yemeye. Turi kumwe? Umurimo w'imbere mu mutima witwa kumwizera. Ntabwo Werarisi yabasha kubirebesha amaso ye, kereka Imana iguhaye darubindi zireba imbere mu mutima. Yesu atugirire neza. Umwizera ntazacirwaho iteka. Haleluya. Muzi ukuntu Yohana yabivuze mu gice cya 10 umurongo wa 27. Yesu atugirire neza. Yavuze ibintu bikomeye. Aravuga ngo igice cya 10 umurongo wa 27. Ariko duhere kuri 26. Ariko ntimwizera kuko mutaraho mu ntama zanjye. Intama zanjye zumva ijwi ryanjye, nanjye ndazizi, kandi zirankurikira. Nziha ubugingo buhoraho, kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose. Kandi ntawe uzazivuvunura mu kuboko kwanjye. Data wazimpaye aruta bose, ntawe ubasha kuzivuvunura mu kuboko kwa Data. Imana ishimwe. Umuntu wizeye Yesu Kristo agakora umurimo wo kumwizera, haleluya, mu mutima, akakira Yesu mu mutima, agahinduka ubuturo bw'Imana, Umwuka Wera, Imana mu bantu, Imana ikamubera ubuturo, ntabwo azagwa. Afite ubugingo buhoraho. Afite ubugingo buhoraho. Yesu aturengere. Hari inyigisho ziriho zipfuye. Umuntu akavuga ngo iyo umuntu akijijwe, abakijijwe by'iteka, naho yakora ibyaha byose, ibyo yakoze byose yarabibabariwe. Yesu atugirire neza. Ngo yababariwe iby'akahise, ababarirwa iby'ubu, ababarirwa n'iby'akazoza, n'iby'igihe kizaza. Imana itugirire neza. Ariko barababeshya. Ntabwo umuntu wizeye Imana ituye muri we, Umwuka Wera atuye muri we, amwemerera gukora ibyaha ngo yarabibabariwe. Never. Hoya. Niba ugikora ibyaha ukabikora nkana, Yesu atugirire neza. Umuntu umwe niwe uherutse kuduhagarara imbere ati, ariko mumbwira gute ukuntu umuntu avuga ngo agwa mu cyaha cy'ubusambanyi, agakuramo ikoti agiye kugwa, agakuramo ishati agiye kugwa, agakuramo isengeri agiye kugwa, agakuramo agiye kugwa. Urumva atari kugwa uko mpagaze hano?
nshobora guhita nikubita hasi. Yesu atugirire neza cyane. Ariko se ubu ngubu nava hano ngenda ndeba nzanywe no kugwa ahangaha. Yesu atugirire neza. Hari ugukora icyaha cyagambiriwe. Imana itugirire neza, kuko umuntu afite kamere y'icyaha, kuko Imana idatuye muri we. Turi kumwe bene da? Ariko umuntu utuwemo n'Imana, umwuka wera atuye muri we, ni umuntu wumva ijwi ry'umwungeri. Umwungeri se yakubwira ngo ngaho ajya kwiba? Naho kukuri mu isi umutima ushobora kukubwira ngo jya kwiba, umwungeri arakubwira ngo no, siyo nzira. Yesu atugirire neza cyane. Ariko kuko wemeye gusa, nubona nta muntu utabizi kureba, umunzani urawubyonda. Wibe ku ya mbere, wibe ku ya kabiri, wibe ku ya gatatu, wibe nurangiza uhita urema n'umwanzuro. Nta mucuruzi utiba, nta mukiranutsi w'umucuruzi ubaho. Uhite wumva uriyakiriye. Imana itugirire neza cyane. Ariko abacuruzi bizeye Yesu, haleluya, bizeye Yesu, bagaturwamo n'umwuka wera, umwuka wera ntabemerera kwiba. Aho kugira ngo yibe, abonye ari cyo cya nyuma, ari wo mwanzuro wa nyuma, yabireka. Haleluya, haleluya. Kuko umwuka wera atamwemerera kwiba. Imana itugirire neza cyane. Turi kumwe? Iyo wizeye Yesu, Imana itura muri wowe. Iyo Imana ituye muri wowe, umwuka wera akaba muri wowe, yera imbuto. Amen, amen. Yera imbuto. Ntabwo ari wowe uba ukizera. Wese wabikura he kwera imbuto? Urukundo warukura he? Ko nibyo wageragejwe byose utabasha gukundana. Abantu bose wababona ari abanzi bawe, nawe ugahinduka umurakara. Ariko iyo umwuka wera aje, aza afite urubuto rwitwa urukundo, akaza azanye kubabarira za mbuto zose twasomye, akaza azanye kugira neza. Imana itugirire neza cyane. Imbuto z'umwuka wera zikarangwa muri wowe, kuko umwuka wera uzera ari muri wowe. Ariko se niba umwuka wera atari muri wowe, ndaguhatira kwera imbuto. Urera imbuto z'iki koko? Urera imbuto z'iki? Yesu atugirire neza cyane kandi atwiteho. Ariko iyo umwuka wera ari muri wowe, ntabwo wera imbuto z'umwuka wera gusa, ahubwo kuko Imana yicaye muri wowe, wera n'imbuto Yesu yavuze. Haleluya, haleluya. Twera imbuto zigumaho. Abakristo benshi ntabwo bera imbuto, ariko impamvu batera imbuto benshi nuko batizeye, baremeye. Kandi n'umushumba ntabwo yabasha kumenya bizeye, Imana yonyine. Cyakora bemeye abasha kubagenzura. Yesu atugirire neza. Turi umuryango w'abemera, kandi mu muryango w'abemera harimo n'abizera, ariko si bose, si bose. Yesu atugirire neza cyane. Abizeye babyawe n'Imana, Imana niyo yababyaye. Yesu ashimwe cyane. Kandi bera imbuto, imbuto z'imirimo myiza, imbuto z'umwuka wera. Hari n'imbuto za Yesu. Haleluya. Yarababwiye ngo simwe mwantoranije, ni njye wabatoranije, mbashyiraho kugira ngo mugende mwere imbuto, kandi imbuto zigumaho. Yesu atugirire neza. Yesu aradushakaho imbuto. Yesu aradushakaho imbuto, kandi imbuto zigumaho. Amen, amen. Nihagira abantu banze imbere 10 bonyine, 10, abantu 10 babanguke. Ubanguke si njyana.
bageze ntibaragera, baruzuye. Yesu abaha umugisha. Turi kumwe? Reka mpera ahangaha. Jewe mbwirije ubutumwa bwiza uyu nguyu witwa nde? Nshimiyimana Sironi mubwirije ubutumwa bwiza, amenye Yesu. Bwiriza nawe uwo mumama, nawe aramubwirije amenye Yesu. Igira ruguru, igira ruguru aho ngaho. Iyi ni imbuto yanjye nanjye neze. Nawe fata imbuto yawe weze sha, fata iyo nawe weze. Imana itugirire neza. Mama nushake era ni ya kabiri, era ni ya kabiri yifatiye iya kabiri. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Turi kumwe? Wambuti maze kwera we nawe era imbuto. Ahise yera uriye. Yesu ashimwe cyane. Iruka nkugende wera indi mbuto. Nawe siruka nka were. Buri wese nafata imbuto yeze. Buri wese nafata imbuto yeze. Je neze kamwe. Buri wese nafata iyo yeze. Weze kamwe se? Cya weze tubiri. Weze ebyiri. Ya mbuto yeze kwitaza. Nawe uzani yawe weze. Imana ishimwe. Yesu ashimwe. Oya izanjye ni zizi, izanjye ni zizi. Imbuto zanjye ni zizi. Kuko nize. Yesu atugirire neza. Amen. Haleluya. Uriya yezwe nande se? None ko imbuto yawe wayitaye. Yesu atugirire neza. Niyo Yesu. Weze iki se wowe? Nawe weze. Wewe weze iki? Nawe yeze. Wowe weze iyi. Wowe wezwe nande? Nawe yakweze. Mwambuto mwe mwezwe n'ikihe giti? Yesu ashimwe. Haleluya. Musubira kwiyicarira. Musubira kwiyicarira. Mubonye se ndi igiti gifite ndi igiti cy'inkokore. Ndi igiti cy'inkokore. Ndi igiti gifite imbuto. Yesu atugirire neza cyane. Haleluya. Ni iki Yesu yadushyiriyeho? Nicyo yaduhereye umwuka wera. Ntabwo yatanze umwuka wera ngo abantu bamwicarane. Turi kumwe? Ntabwo yatanze umwuka wera ngo abantu bicare hano mu cyumba baburudike mu mwuka gusa. Yesu atugirire neza cyane. Ubu amasaha mwatangiye sangaye 3:00? Si 3:00? Tugeze 9:41. Uzi bungubu mu isi y'umwuka abantu bamaze kurimbuka batamenye Yesu. Mwebwe mwamwumvise mu makorasi, mwamwumvise mu ndirimbo korari zaturirimbiye kugera naho bavuga ngo murananiwe batera gakorasi muhaguruke. Imana itugirire neza. Pastor mwumva neza amaze kubwiriza, mwamwumvise Yesu. Florence abahagaze imbere muri kumwumva Yesu. Ariko mumenye aya masaha twicaye hano abantu bamaze kurimbuka ni benshi, kandi Yesu yadushyiriyeho kugira ngo twere imbuto zigumaho. Yesu atugirire neza cyane. Mugira ngo mwebwe ntimuri imbuto z'abantu 12 bonyine, sibo batangije ubutumwa bwiza. Yesu atugirire neza. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, muhinduka abagabo bo kumpamya i Yerusalemu, i Yudaya, i Samariya no kugera ku mpera y'isi. Imana itugirire neza cyane. Ibyo byabwiwe abantu bari mu cyumba, bahise bajya mu cyumba. Yesu atugirire neza. Abantu bake turi kumwe bene da barangije umwuka wera aramanuka. Amanutse baraburudika, batangira kugurisha ibyabo bakabisangira, biba byiza cyane. Kandi umwuka wera yababwiye ngo iki? Muzaba abagabo bo kumpamya, mugende mujye kumpamya, mwe kuba ibiti by'inkokore,
mugende namwe mwera imbuto kuko mubaye imbuto. Haleluya. Kuko mubaye imbuto namwe nimugende mwera izindi mbuto. Haleluya. Mugende tugende mu misozi tubabwire ibya Yesu maze nabo bakizwe be kujya mu muriro. I Yerusalemu ni hari iwanyu. Yesu atugirire neza cyane. Uzi Imana imuha umugisha. Wa mu pastor mwumva neza. Imana imuha umugisha. Amaze gukizwa yarasenze ahera i Yerusalemu mu rugo. Ugira ngo buriya kwari ugusenga gusa, yaranababwirizaga ubutumwa bwiza. Imana itugirire neza. Arangije abayezura urubuto rwitwa papa we. Papa we mwumvise imbuto yeze, ntiyabitubwiriye ahangaha. Imana idufashe. Sigaye ngira ubwoba bwinshi ko Imana ireba ikatureba nk'ibiti bimeze. Abakuru mwe, igiti kitagira amashami cyitwa gute? Ikatubona tumeze nk'ibiti by'inkokore. Imana itugirire neza. Ikagireba ari ibiti gusa. Yesu atugirire neza bitagira imbuto. Umutini udafite imbuto byawugendekeye gute? Waravumwe. Imana itugirire neza cyane. Ariko dukwiriye kwera imbuto. Tukera imbuto z'umwuka wera. Imbuto z'umwuka wera ubwazo zibasha kwerera imbuto na Kristo. Ikintu mvuze muracyumvise? Ikintu mvuze muracyumvise? Imbuto z'umwuka wera ubwazo zibasha nazo kwerera imbuto Kristo. Kuko ni imbuto zivuye mu mirimo myiza. Amen. Amen. Kuko nubwo ari ikiragi, ni ikiragi ariko si igipfamatwi. Turi kumwe? Ni ikiragi ariko si igipfamatwi. Yaraje yumva Yesu. Kuko arumva, aramwemera. Amaze kumwemera aranamwizera, aramwakira. Haleluya. Umwuka wera atura muri we, ariko abana n'ubumuga bwo kutavuga. Ariko nubwo abana n'ubumuga bwo kutavuga, iyo abonye abantu bari kurwana aravuga Yesu atugirire neza. Niba ari abantu bapfaga ibiceri abifite, hari agahita abahereza. Turi kumwe? Niba ari abantu, ari umukecuru utabasha kugira icyo yikorera, akamwereka urukundo akagenda akabikora nubwo ijwi ridasohoka, ariko amaboko arakora, ubwenge buratekereza, akamukorera byose. Yesu atugirire neza. Uwo muntu ufite ubumuga bwo kutumva ntiyeza imbuto. Wa mukecuru nakizwa n'ibyo bikorwa ari kumukorera, agakizwa n'urukundo amweretse. Turi kumwe bene da? Ntazaba ari urubuto rwa wa muntu. Tumwite Nyiramariza. Nyiramariza ntazaba yeretse urukundo, imbuto y'umwuka wera yitwa urukundo. Ntizerera imbuto Kristo. Yesu atugirire neza. Wa mukecuru se nagenda akabwira abandi bakecuru aterega Yesu ni mwiza, kuko we yaje mu rusengero yumva uko bamuvuga, ko aruhura, agakiza abantu gusinda. Yumva uko bamuvuga, ko agira neza, akaba n'umugabo w'abapfakazi. Mukecuru akagenda abapfakazi bakamuha karibu cyane kuko bitaye ku mpuguro z'abakecuru. Agatangira aho kubabwira ibindi bibi akababwira Yesu. Yesu yakuye hehe kuri wa muntu ufite ubumuga bwo kutavuga? Bagahindukira. Bose si urubuto. Turi kumwe?
none bene data, turashaka umwuka wera wo kwicarana, turashaka umwuka wera wo kwinezeza, turashaka umwuka wera wo gusimbuka. Yesu atugirire neza. Bariya bigishwa bamaze guhabwa umwuka wera, ntibahite bagenda kuvuga ubutumwa. Mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 8 umurongo wa mbere hari ibintu bikomeye cyane. Yesu atugirire neza. Akarengane karaje. Uhereye umunsi haduka akarengane gakomeye mu itorero ry'i Yerusalemu. Bose batatanira mu bihugu by'i Yudaya ni Samariya keretse intumwa. Yesu aturengere. Babigishwa bose bahawe umwuka wera, bagahitamo kugurisha ibyabo, bakajya basangira, bakajya babaho mu busabane, banezerewe, bahanurirana, baririmbirana, babwirana zaburi, bibukiranya amateka, bafashwa. Imana itugirire neza. Kandi barabwiye guhaguruka bakagenda. Nimugende. Imana itugirire neza. Imana ibonye ko banze kumvira ibyakozwe n'intumwa 8 ihita irema ibyakozwe n'intumwa 8 Yesu adufashe. None natwe dutegereje ibyakozwe n'intumwa 8 nicyo dutegereje. Dutegereje akarengane, dutegereje ikidukura ahangaha ngo tugende. Yesu adufashe. Twagiye tutarinze gushaka icyadukura. Ugahera mu rugo, ukajya mu baturanyi, ukavuga Yesu, ariko suramuvuga utaramwizera. Ukwiriye kumwizera. Haleluya. Ukwiriye kumwizera. Ntumwemere gusa ko atanga amafi, ntumwemere gusa ko atanga imigati, ntumwemere gusa ko atanga amazu n'amaviza n'imodoka, bya bindi byose. Imana itugirire neza cyane. N'ibyino arabitanga, n'ibyino arabiduha kuko abizi ko dutuye ino. Turi kumwe bene data. Ariko icy'agaciro ni ubugingo. Haleluya. Kandi icy'agaciro ni umwuka wera. Ntabwo rero uzabasha kwera imbuto z'umwuka wera utarakingura umutima ngo wemerere umwuka wera ature muri wowe. Yesu atugirire neza cyane. Igituma umwuka wera adatura mu bantu ni ibyaha. Ikindi gituma umwuka wera adatura mu bantu ni ukutamusaba. Imana itugirire neza. Hari umuntu uherutse kunyumiza, harambwira ati ngewe iyo bavuze no gusengera umwuka wera ubwoba buranyica. Yesu atugirire neza. Ati ubwoba buranyica nkumva sinanamusengera. Ati none umwuka wera yaza akambwira ati aka kazi urimo ntago ari akazi kari mu bushake bwanjye, akankura ku kazi. Ati ubwo urumva namwemera? Ati ntabwo ndi tayari kumwumvira, niyo mpamvu ntapfa kumusaba. Imana idufashe. Abantu ntibari tayari kwemera kumvira umwuka wera, niyo mpamvu batamusaba. Banejejwe n'ubuzima bwo kwipfundikanyiriza aho kugira ngo umwuka wera azabaremere ubuzima Imana ishaka. Ariko nukuri umwuka wera yaje akuyobora mu kuri kose. Haleluya. Kandi bwa buzima ubayemo umwuka wera bugushyizemo nibwo buzima bw'ukuri bunejeje Imana. Iyo umwuka wera ari muri wowe ubaho mu buzima bwo kunezeza Imana. Haleluya. Kuko ataba ari wowe uriho ku bwawe, ahubwo uriho ku bw'Imana. Imana itugirire neza cyane. Dukwiriye umwuka wera. Dukwiriye umwuka wera. Haleluya. Haleluya. Kuko niwe uzatuyobora mu kuri kose. Kuko niwe uzatuma twera imbuto z'uwo mwuka. Imana itugirire neza. Ariko nitutagira uwo mwuka wera, n'ibi bihe ntago turi bubashe kubinyuramo. Turacanganyukirwa.
Imana itugirire neza. Dukeneye umwuka wera kugira ngo aturinde gucanganyikirwa. Amen. Kuko turwana intambara ikomeye, turamukwiriye rwose. Natwe dushaka uwo mwuka wera. Umwuka wera naza nibwo tuzera za mbuto twavuze. Nibwo azadushoboza kwera imbuto z'imirimo myiza. Nibwo azadushoboza kwerera imbuto Yesu. Kandi nibwo uwo mwuka wera azagenda yerera imbuto muri twe. Imana itugirire neza. Ese urabishaka nawe? Urabishaka? Wakwemerera umwuka wera agatura muri wowe? Wabimwemerera? Cyangwa nawe ufite ubwoba bw'uko naza aje gutura muri wowe azakuyobora, azagutwaza igitugu? Ariko ndi wowe nakwemera igitugu cy'umwuka wera aho kwemera igitugu cy'abadayimoni. Yesu atugirire neza cyane. Njye naracyemeye. Ese nawe wakwemera igitugu cy'umwuka wera? Tureba babyemeye mbere. Tureba babyemeye. Warabyemeye. Imana ishimwe. Yesu abaho umugisha. Ese hari ushaka kubyemera uyu munsi akavuga ati umbemo nanjye ndabikwemereye? Umbemo nanjye nera imbuto z'umwuka wera. Imana itugirire neza. Nawe urahari? Niba uhari uhaguruka aho uri, ngiye gusenga Imana. Uhaguruka aho uri dusenga Imana. Ubwire umwuka wera ati ndakwemereye, uze mu mutima wanjye, umbemo, unyobore. Kuko abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Mu yandi magambo abatayoborwa nawe ni abantu b'Imana gusa, ntago babyawe n'Imana. Imana itugirire neza. Niba nawe rero ukeneye kuba umwana w'Imana, wabyawe n'Imana, kugira ngo umwuka wera yerere imbuto muri wowe, uhaguruka aho uri dusenga Imana. Mana Data wa twese udukunda, uri mwiza ntawuhwanye nawe. Utugiriye ubuntu bwinshi kuko uduhaye kuvuga ibyo waduhaye kuvuga. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turasobanukiwe neza iby'imbuto z'umwuka wera. Turasobanukiwe neza umugambi udufiteho wo kugira ngo twere imbuto. Nyamara abantu benshi bayigenzuye basanze barabaye nk'ibiti by'inkokore. Bamwe bamaze imyaka igera kuri 20 ariko nta rubuto na rumwe bafite. Nta muntu babwirije ubutumwa bwiza ngo ahindukire. Nta muntu ubereye imbuto basi ngo ahindukizwe n'imbuto bamwereye. Mwami, tukiraho tugusabye imbabazi ku bwawe. Ubabarire Mwami ibiti byakurumbiye. Ubabarire ibiti byakurumbiye kuko uri umunyembabazi nyinshi. Maze ubwo bene data bahagurutse bakaba bakwemereye mwuka wera ngo uture muri bo, ubemerere nabo uture muri bo. Kandi numara gutura muri bo Mwami, mwuka wera werera imbuto muri bo nyinshi, kandi izo mbuto zera izindi mbuto nziza z'imirimo myiza, imbuto zigumaho. Urakoze mwuka wera, urakoze Mana Data, urakoze. Cyubahiro n'ikibi cyawe mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Yesu abaho.